Mbanje kubasuhuza mbifuriza kugubwa neza aho muri hose, ndetse tunabashishikariza no gukomeza kuguma mu nzu mu buryo bwo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus cyateye. Muri iyi minsi ya none urajya muri magazi ugiye gushaka nk'umukati wo kurya, ugiye gushaka nka croissant yo kurya, noneho wageramo ugasanga imikati mu ma etajeri nta kintu kirimo, imikati yararangiye yose. Ubwo rero uyu munsi wa none ndahangaha kugira ngo dufatanye ukuntu tuzajya twiyeranja. Ntujya muri magazi ugasanga umukati warangiye, ugasanga croissant yarangiye muri reyo, uhita ufata uwundi mwanzuro. Uhita ufata ifu, umunyu, amata, umusemburo, isukari, amagi na marigarine birindwi tuvuze. Ubundi ugende mu rugo nawe ukora umukati, wige gukora umukati. Mu gihe uzasanga warangiye muri magazi uhita uwikorera ubwawe, utiriwe utegereza ngo ejo nzasubirayo. No, fata ifarini ufate urebe ukundi wiyaranja gahunda irangire. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none naje ahangaha ngo dufatanye. Ubu rero tugiye kudemara akazi. Twagiye naho mu kanya. Ahangaha tugiye gufata bya bikoresho byacu twateguye. Ifarini yacu hano, amata twateguye hano, dufite beurre yacu twateguye hano ariyo marigarine, dufite umusemburo, dufite isukari, dufite umunyu, dufite na ya magi yacu. Mbere yo gutangira rero ni ugufata aya mata tukayashyushya akaba akazuyazi. Tugiye gutangira rero kugira ngo ibintu bigende neza. Turafata ya sukari yacu tuyishyire muri ya mata twashyuhije akazuyazi. Dufate wa musemburo nawo tuwushyire muri ya mata. Dufate wa munyu dushyiremo, ubundi dukoroge. Tugomba gukoroga neza kugira ngo isukari n'umunyu n'umusemburo bivange bimere neza. Kuko bisutse mu ifarini bitavanze neza ntabwo byagenda neza. Umaze kubivanga bimaze kunoga neza, turahita dufata ya magi yacu tuyongeremo hano. Ubundi tuyakoroge kugira ngo naho byivange neza. Gukoroga neza bikivanga neza
kubera ko bisutse mu ifarini bitavanze neza hazamo ibintu by'umuhondo bityo bugaragara neza. Ni ukubivanga neza ku buryo nusuka mu ifarini nta bintu by'umuhondo biza kuzamo. Bimaze kubivanga rero resulta ubona ni igiye. Ubu rero tumaze kuvanga, twabibonye ibyo twakoze hano, tubisuke hano muri iyi fu. Voilà, twagiye rero. Bon, ubwo rero ya pate yacu itangiye kumera nk'itangiye kunoga neza, uhita uzana ya marigarine yawe ugashyiramo, uyishyiramo nayo, ubundi ugatangira guponda nayo. Noneho rero nimaze gushyiramo ya beurre yawe, ukomeza uponda kugeza aho uboneye ubugari bumeze butya. Ubu gupanga nyine n'imbaraga, kandi ugapondesha imbaraga nyine ku buryo na pate nziza idafite n'ibifuruto kandi ikweduka d'une façon comme ça gutya. Noneho imaze kuyiponda neza, ya pate yawe imaze kumera neza rero gutya uko nyine, fata urayipfundikira. Pfundikira neza. Umaze gushyiraho aka gashashi, uhita ushyiraho igitambaro imide, ubundi ugapfundikira neza kugira ngo ibyimbe izamuke. Ya fu yacu twamaze kuvangavangamo na bimwe nababwiye mbere. Ubu rero nayo nayiteretse ahantu nyine, ubu imaze isaha imwe iteretse ahantu itwikiriye kurya mwabibonye. Ubu rero ngiye kujya kuyizana noneho ndebe ko yazamutse aho yageraga mwahabona. Ngiye kuyifata nyihambure mureba, nidusanga itazamutse biraba byapfuye byose, nidusanga yazamutse yuzuye turaba twarayishishe. Ale twagiye. Kandi ifu yacu ngiyi ndayizana hano aho mureba, ngiye guhambura turebe ko yabyimiye. Voilà, yuzuye no hejuru ifarine yacu, bisobanura ati umukati wacu wemeye. Voilà, byazamutse rwose byuzuye no hejuru. Voilà, murabona ko byuzuye. Voilà, murabona ko byazamutse aho yageraga hariya hari hacagase
byazamutse byuzuye no hejuru, bisobanura ati ibyo nakoze byabaye bizima. Ubu rero ikigiye gukurikiraho, tugiye gukuramo iyi gaze irimo. Gaze turayikuramo dute rero? Ni ukongera tugaponda gutya kugira ngo dukuremo gaze irimo, umwuka, gukuramo umwuka wagiyemo, tukawukuramo. Etape yindi irarangiye. Ikigiye gukurikiraho rero, ya pate yacu ni gufata ifarini nkeya, tuzane ya pate yacu noneho tuyishyire hano. Ubundi ukayiponda neza, kongera ukayisubiramo, kongera ukayisubiramo neza ku buryo isigara imeze neza. Si ça colle, tu mets un petit peu de farine. Ukagikora neza. Neza. Ukanyuzaho kino. Ushaka icyuma ugatema. Agati kagashyira hano kagapfunda kwaho, kagakora neza. Comme ça. Comme ça. Ugafata icyuma are ugatema ugashyira hariya, ugashyira hariya, ugashyira hariya, ugashyira hariya. Ubu maze kuyibumbabumba neza, nari twikira iminota mikeya kugira ngo yongere ibyimbe. Voilà, yabyimbye, imeze neza rwose, yabyimbye.
igisigaye ufata amagi wamara kubona wa muhondo wawe w'amagi ugahita ufata wa muhondo ukawuvanga n'amata uduta dukeya warangiza ugakoroga warangiza ugafata wa muhondo wawe n'amata ugasiga hano ku mukati wawe. Muri 230 z'ubushyuhe, ubwo ngashyiramo iminota 18. Rero ngiye kuyishyira mu ifuru. Minota 18 ni ukuyitegereza. Nshuti rero twatangiranye dukora umukati, ibyo twakoze byose mwabibonye, uburyo twatangiye, uburyo twabivangavanze, uburyo twabishyize muri ku iporoti ijya mu ifuru, byose mwabibonye. Voilà, ubu rero la solution, umukati wahiye. Ya ngiyi. Voilà. Dore ngibi